Uwiteka ahimbazwe kandi ahabwe icyubahiro. Mushiki wanjye mwene data, dufite ishimwe dusangiye ry'uko yongeye kutugirira neza, akatwereka ubuntu bwe, akatwereka kugira neza kwe, akaduha uyu mwanya kugira ngo twongere dusabane nawe. Muri kumwe na Pastor Jean Jacques. Ndagira ngo dusome mu gitabo cya Yobu igice cya 42 duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 6. Maze Yobu asubiza Uwiteka ati, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Iti, uwo ninde uhisha inama kandi utazi ubwenge? Yobu ati, nicyo cyatumye mvuga icyo ntazi, n'ibintu byandenze bitangaje mbivuga ntabizi. Noneho umva, ndakwinginze ngiye kuvuga, ngiye kukubaza maze nawe unsubize. Ibyawe nari narabyumvishije amatwi, ariko noneho amaso yanjye arakureba. Amen. Nyuma yo guhura n'imibabaro itunguranye kandi irenze ibyo umuntu yibwira, Yobu yongeweho amagambo aremereye yavuzwe n'umugore we ndetse n'ayavuzwe n'inshuti ze. Nyuma ndetse n'Imana nayo imubwira andi magambo yo kumwereka ubushobozi bwayo. Birashoboka ko umuntu yahura n'ibimusenya, kuko nifuje ko tuganira ku ijambo ryo gusanwa. Birashoboka ko umuntu yaca mu bimusenya. Ntabwo ibihe bihora ari byiza. Yobu rero yahuye n'ibimusenya ndetse bikomeye, bitamuturutseho, binaturutse n'ahantu atazi. Ariko biba bibi cyane iyo uhuye n'ibigusenya, hakiyongeraho noneho no gusenywa n'aho wari wiringiye gukura ihumure. Yobu rero nibyo byamubayeho. Umugore we aba mu bamusenya, amubwira ati, hakana Imana wipfire. Inshuti ze nazo zisongamo, ziza kumubwira ko ibimubayeho biturutse ku cyaha yakoze akagihisha. Ayo rero ni amagambo ashobora gusunika igeragezo cy'umuntu, cyangwa se akongera gusenyuka k'umuntu, noneho akamuhorahoza. Niko byagenze kuri Yobu rero, kandi tuhigira isomo nshuti bene data ryo kutasenya umuntu wasenyutse ngo turusheho kumusonga, ahubwo tushaka uburyo bwose twamufasha gusanwa. Amaze kumva rero iby'Imana yavuganye nawe mu mubabaro we, Yobu yicishije bugufi ndetse aranihana. Ndagira ngo aha tuhumve neza, dusobanukirwe uburyo Imana yasannyemo Yobu wari warasenyutse. Uwiteka yagaye inshuti 3 za Yobu kumwongerera ku mubabaro we, bamukekera ibitari byo, ndetse bakanamushinja n'ibyaha yakoze mu rwihisho kandi ntabyo, ndetse baranamushinyagurira. Ibyo bintu Imana yarabibagaye cyane. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ridukangura nshuti, ritubwira iri somo rikomeye ko dukwiye kwiga kuvuga ibikomeza abandi n'ibibahumuriza mu mibabaro yabo, kuko isi igizwe n'ibihe by'ibyishimo ndetse n'ibihe by'umubabaro bihora bisimburana mu buzima bwacu. Niyo mpamvu udakwiye kugarukira ku gukizwa gusa, ahubwo ukwiye no kongeraho kumenya kuvuga ijambo rihumuriza umuntu mu gihe cy'umubabaro we, mu gihe cyo gusenyuka kwe. Ntukwiye kumusenya kurushaho, ahubwo ukwiye kugira amagambo y'ihumure akomeza umuntu mu gihe cy'umubabaro we. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo uko tubonye uburyo tujye tuvuga ijambo ryiza rikomeza abandi. Cyo ni Imana igukeneyeho. Uwo muganda urakenewe igihe cyose imbere yawe haje umuntu ubabaye. Kandi wibuke yuko icyo utiyifuriza wowe ubwawe udakwiye no kwifuza ko kigera ku bandi. Nawe wakubwira ijambo ribi mu gihe ukomeretse,
cyangwa mu gihe usenyutse byakubabaza. ubwo utifuza ko byakubaho rero wibyifuriza n'abandi. Abababazwa rero tujye tuzirikana kubakomeza ndetse tubafashe kugira ngo barusheho gukomeza kwiringira Imana, kuko kwiringira Imana gufite ingororano igukwiriye. Nawe ubabazwa jya uzirikana ko kwiringira Imana konyine ariko kwagukiza. Ndagira ngo rero mpinira ahangaha, ariko mbabwira bene data, mu bihe byacu byose nitugire amagambo akomeza abandi, kandi abababazwa namwe mugire ibyiringiro ku Mana, kuko aricyo cyonyine gishobora gusana umuntu wasenyutse. Tuvuge nka Yobu, tuvugana ibyiringiro ngo erega hariho ibyiringiro, kuko naho igiti cyatemwe gishobora kongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Tuvugana ibyiringiro rero abaca mu mibabaro, kandi abafite ihumure, muvuga ijambo rikomeza abandi. Icyo nicyo gikwiriye abera. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha amahoro, Imana ibakomeze, ibaha ihumure mudashobora kwakwa n'undi muntu uwo ari we wese, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.